Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha aho muri hose. Reka rero dusenge twinjire mu materaniro yacu ya none. Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye yuko wagiye uturindira ahantu hatandukanye. None Data, twongeye kugera muri uyu mwanya wo kongera guhura duhurijwe n'ijambo ryawe. Turagushimye cyane Mwami w'amahoro, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aya masaha rero Mana, buri wese ugiye gutega amatwi muri uyu mwanya, ndakwinginze ngo ugire icyo umukorera, uduhindure mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi cyangwa se iri joro, reka ribe idasanzwe mu buzima bwacu. Aya materaniro nyashyize mu maboko yawe, ayoborwe nawe, kandi Data, ibyo waduteguriye byose bitugereho mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuyobozi wa gahunda, ayoborwe nawe. Nsengeye utugezaho ijambo ryawe, ayoborwe nawe. Natwe abateze amatwi tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje ni imyuka mibi, imyuka mibi yo kutwibagiza ibyo turiga, imyuka mibi ishaka kuturangaza, iyo yose turayirukanisha amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Bana natwe kandi utwiteho, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane ko yaduhaye uyu mwanya, ikaba iduhaye gahunda nk'iyi yo kugira ngo duhure tuganire, kandi dushimira n'Imana abantu bose batekereje guhuza iyi gurupe no kugira ngo tube duhana umwanya wo kugira ngo dusome Bibiliya. Imana ishimwe rwose, kandi Imana ishimwe ku bwanyu mwese uko twagize umwete nk'uyu nguyu wo kugira ngo duhure, niturangiza tugire gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, muhaye ikaze mwese abarenga 500 biteguye gutangira gusoma Bibiliya yose mu minsi 90 gusa mu cyiciro cya 10, aho cyabanjijwe n'ibindi byiciro 9, aho byitabiriwe n'abasaga 2255. Gusoma Bibiliya yose birashoboka mu mezi 3, ariko bisaba kugambirira, bisaba ubwitange n'umurava. Hubahirizwa ingengabihe y'ibice byo gusoma buri munsi, buri wese ahari n'igihe yitiyemo. Nyuma y'iminsi 90 tudasibye na rimwe, tuba dusoje gusoma Bibiliya yose, kandi Imana iduhaye impamba ikwiye. Breakthrough group ikabisoje imirimo yayo icyiciro cya 10. Kubazakenera icyemezo kigaragaza ko bitabiriye gahunda nk'uko bikwiye, nk'uko iteganywa, bahabwa certificate kuri mail cyangwa se kuri WhatsApp. Mu gihe dusoma Bibiliya hari ibibazo 7 tuba dukwiye kwibaza. Ibyo nsomye birambwira ibyande, ibyo nsomye birangisha iki, ku Mana Data twese, kuri Yesu no ku Mwuka Wera. Mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, harimo urugero nakwirinda. Mbese mu byo nsomye harimo itegeko rinkwiye kumvira. Mbese mu byo nsomye harimo icyo Imana isezeranyinije. Mbese mu byo nsomye harimo ijambo rimburira. Mbese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe iyo nsomye. Ni byiza ko kandi ko buri wese azajya asangiza abandi muri groupe WhatsApp nibura ikintu kimwe Imana yamuhishuriye mu byo twasomye. Urubuga rwa rukinwe guhera saa 2 kugera saa 4 z'ijoro, kandi umuntu ashobora no kubaza aho atumvishe, akabaza kugira ngo abone ubusobanuro bukwiye. Umunsi wa mbere rero wabaye wo gushyiraho urufatiro rw'isengesho, aho duhamagara Imana Data twese, Imana Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo bizadushyigikire muri iyi gahunda yose, bizabane natwe. Urubuga rwifashishwa muri gahunda za Bibiliya gusa tuba turimo. Kuri izindi gahunda ntizemewe. Abarenga ku mabwiriza, kuri aya mabwiriza, bagirwa inama batakwikosora, bagahabwa igihano gito cyo gukurwa muri gahunda turimo, ariko bakazahabwa amahirwe yo kuzitabira icyiciro kizakurikiraho cya 11. Incamake ya buri gitabo cya Bibiliya irateganyijwe. Twakomeza gushishikariza abantu, cyane cyane urubyiruko, kudacikanwa n'iyi gahunda, bakinjira muri urubuga tugafatikanya, kuko kwakira abantu bashyashya kugira ngo muri iyi gahunda bizahagara ku itariki 3 z'ukwa 3 saa 6 z'ijoro. Nta muntu mushyashya tuzatwongeye kwemera kwakira. Rero bashobora kwiyandikisha kuri ya Google Form twatanze, cyangwa se bashobora no kuzuza amazina yabo, email, telefone, aho adresse zabo, aho batuye, none bakabiduha muri message tukabashyira kuri list.
ikindi tutakwirengagiza ni uko buri cyumweru tuzajya tugira umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Hari gahunda yateguwe muri buri cyumweru muri ya masaha twavuze tuzajya tuganira ku ijambo ry'Imana. Umunsi wa mbere wo gusoma Bibiliya tuzasoma Itangiriro igice cya mbere tugeze ku gice cya 14. Tuzasoma ibice 14 bibanza byo mu gitabo cy'Itangiriro. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Reka muri uyu mwanya dusengera iyi gahunda yo kwiga Bibiliya nk'uko Imana iduhaye umwanya wo kuyiga. Dusenge. Imana ishobora byose, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kwiga ijambo ryawe, tugushimiye ko duteguriye ibihe byiza muri ibihe byose tugiye kumara dusoma ijambo ryawe. Turararika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zizaze kubana natwe, zidusobanurire ijambo ryawe, kandi mwami reka bye kuzaba gupfa kurisoma gusa no kuryumva, ahubwo bizaba byo gushyira mu bikorwa kugira ngo duhindure ingeso zacu n'imitekerereze yacu, hanyuma dukomeze kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu aje gutwara itorero, kugira ngo natwe tuzaboneke mu bazaba baratunganyije ingeso kandi baremeye kwambara ikanzu itagira ibizinga. Ufashe buri wese rero ugiye kumara iki gihe cyose cy'iminsi 90 yiga ijambo ryawe, kandi mwami he kuzagira n'umwe ugira intege nkeya z'umubiri ndetse n'iz'umwuka, ahubwo dukomeze gusubizwamo imbaraga uko bukeye n'uko bwije. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, kandi twizeye ibihe byiza muri iki gihe cyose tuzamarana nawe. Duteze amatwi kugira ngo twumve icyo uvugana n'imitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dawe turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uyu mwanya wongeye kuza kugira ngo tuze imbere y'ubwiza bwawe. Tugushimiye ko waturinze abari hirya no hino, ukaba waturinze tukatugije muri akanya ry'umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo yaravuze ngo uvuga ko nta cyaha afite aba yise Imana ibinyabinyoma. Twe ubwoko bwe ntitwakubasha kwita ibinyabinyoma, niyo mpamvu twikubise hasi imbere yawe kugira ngo tweze dutunganye amaraso Yesu yabereye ku musaraba, tweze dutunganye kugira ngo tubashe kumenya iri jambo, tubashe gusobanukirwa iri jambo ugiye gucisha mu mugaragu wawe, kugira ngo tubashe kugera ku buntu bwawe, tubashe gufata agakiza kawe, ritwinjire mu misokoro maze ritubumbure amaso, ritubumbure amatwi yacu, kugira ngo tube abakiranutsi imbere yawe. Umana natwe rero, iyo ugiye gutanga iri jambo nkubere mikoro, maze wivugire ubwoko bwe bubashe kumva ibyahishuwe, ubashe kumva ibyo washizemo, kugira ngo bibashe kugera ku mitima yabo. Ngaho rero bana natwe, icyubahiro n'ubutwari byawe bane natwe. Igihe Yesu yari agiye gusubira iwawe mu ijoro, yavuze ngo ndagushimiye ko warandinze ukarinda n'abagaragu bawe. Ndakwinginze ngo natwe turindire muri iri jambo, kandi ritubereye ridutere imbaraga zo kunda gukorera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Murakoze kuba twahuriye kuri uru rubuga. Amazina ni Mefirijansi, ndi umupasiteri mba mu Butaliyani. Si ubwa mbere duteraniye aha ngaha, kandi si ubwa mbere mbagireho umugisha kugira ngo Imana inkoreshe twumve ijambo ry'Imana. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo kuki tugomba gusoma Bibiliya, kuki tugomba kuyiga. Kuri bisoma gusa ntibihagije, ahubwo no kuyiga ni iby'ingenzi. Tugomba gusoma Bibiliya no kuyiga kubera yuko ari ijambo ry'Imana kuri twe. Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Ndetse reka dusome Timoteyo wa 2 umurongo wa 3 na igice cya 3 duhere ku murongo wa 16 twumve ibivugwamo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Haleluya. Ibyanditswe byera byose byanditswe n'Imana kubera iyihe mpamvu? Kumwemeza kugira ngo areke ibyaha. Kumwemeza kugira ngo areke ibyaha. Nimba mwibuka Yesu Imana yohereza Yesu kugira ngo aze atubambirwe, nta kindi yari imwoherereje kugira ngo adukize ibyaha. Ndetse ubwe abazi igifaransa bavuga ko Jésus est le verbe, Jésus est le parole. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Imana yatwohereje umwana wayo ari we jambo.
ni ukuvuga ngo mu yandi magambo iyo dusoma ijambo ry'Imana ni nk'aho tuba turi kwiyegereza Kristo kurushaho, kuko niho duhabwa ubuhanuzi, nibwo twunga ubumwe, nibwo ijambo ry'Imana ritwigisha kumenya no gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo abantu basoma ijambo ry'Imana, abantu biga ijambo ry'Imana bakabyiga babishizemo umutima, hari ikintu bagira nakwita mu gifaransa repent, ni ikintu kigutera kwatura, ni ikintu kigutera kwihana. Uyu uri kumwe n'Imana, uri connected n'Imana, buri gihe uba uri kumwe n'Imana, kandi nta kintu kiba kikugoye, nta kintu gishobora kugutera uri kumwe n'Imana. Nta kundi rero, nta handi dushobora kumenya Imana tudasoma ijambo ryayo, kuko gusoma ijambo ryayo niko kudutera kunga ubumwe na Kristo. Twarangiza kunga ubumwe na Kristo, twakora icyaha tukabasha kubabarirwa biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Aya magambo Timoteyo yandikiye Pawulo, ayageza kuri Pawulo, atubwira uburyo ki tugomba kumenya Imana, uburyo ki ibyahumetse byose iyo dusoma Bibiliya turushaho kunga ubumwe na Kristo. Kandi ibyo byonyine ijambo ry'Imana ritubwira yuko jambo yigize umuntu, le parole, le verbe, jambo yigize umuntu ninde? Ni Yesu. Hari ibibazo byinshi abafilozofi bibaza, ariko ibyo bibazo ibisubizo byayo tubisanga muri Bibiliya. Uko tuzagenda dusoma Bibiliya, muzagenda musangamo ibisubizo by'ibibazo, muzasangamo intego y'ubuzima ni iyihe, bukomoka he, hariho ubuzima nyuma y'urupfu, ni gute dushobora kugera mu ijuru, kuko isi yuzuye ibibi, kuki mparanira kugera ku byiza, ibibi bikantanga imbere. Hari n'ibindi bibazo dusangamo mu bice bitandukanye, dusangamo mariage isobanura iki ku Mana, ni gute dushobora kugira urugo rwiza, ni gute dushobora kuba inshuti nziza, ni gute dushobora kuba umubyeyi mwiza, intsinzi ni iki kandi nabigeraho, ni gute dushobora guhinduka, ni iki mu by'ingenzi mu buzima, ni gute dushobora kubaho kugira ngo tudasubiza amaso inyuma tukicuza, ni gute dushobora gutsinda ibintu bidakwiye hamwe n'ubuzima bubi. Ibi byose ibibazo mbabwiye, mbahaye iyi liste y'ibibazo. Usomye Bibiliya, ikintu ni ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ariko iyo usomye Bibiliya ukayinjiramo ukayicengeramo, byose ubibonera ibisubizo. Ikindi kintu nabonye cyiza cyane cyo kumenya Bibiliya, ndetse kidutera umwete wo gukunda Kristo no kumukorera, biguha amahoro, biguha umunezero. Usomye Bibiliya usanga yemeza n'iby'amasiyansi, ugasanga yemeza n'iby'amasiyansi n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ikintu usangamo kirimo ni ikintu ihora ishishikariza abantu mu kwatura, mu kwihana, ndetse ikongera ikakwereka uburyo ki ubuhanuzi bwaje ari nka favere kugira ngo abantu bature, abantu bihane. Tuzagenda tubibona igihe Yesu yabwiraga umuntu ngo nahaguruka agende, nafata uburiri bwe yigendere. Igihe yabazaga umugore ngo ufite umugabo, uwuhe mugabo? Akamubwira ati ntawe mfite. Yesu akamubwira ati n'uwo wararanye nawe ntago ari uwawe. Akamubwira ati icyaha cyawe urakibabariwe. Iyo ni impamvu yo gusoma Bibiliya, ugasanga isanisha n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kuyisoma byo byonyine ntago bihagije, bidusaba yuko Bibiliya tuyisoma tukayicara no mu bikorwa, no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko kuyihoza ku rurimi ntacyo byatumarira, ahubwo kuyifata tukaba muri ubwo buzima, tukabana na Kristo, tukavuga Kristo kubera ko tumufite, kubera ko aba muri twe natwe tukaba muri we. Nicyo Bibiliya idushishikariza kugeraho, cyane cyane nayo ntego yayo. Ikindi navuga kuri Bibiliya, wenda ndi umwanditsi, nandika n'ibitabo. Twe abanditsi twandika ibitabo, iyo wanditse igitabo ukakipublishinga, iyo ubonye harimo error cyangwa hari ikindi kintu wakongeraho, urongera ukagihindura izina, cyangwa ukongeramo andi magambo, cyangwa ukagabanyamo andi magambo kubera ko amagambo washizemo ashaje, hari andi magambo yadutse,
ukabihindura. Ariko usomye neza muri Bibiliya ni ijambo ryahozeho kandi rizahoraho, ntago rijya rihindukwa. Uko ryanditswe niko rihora. Reka dusome mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo waho wa 9 kugeza umurongo waho wa 9, twumve icyo babivugaho. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Aha biratubwira uburyo ki ibyo dusanga muri Bibiliya bidashobora guhinduka, bihora uko byahoze. Ndetse impamvu tuvuga ngo Kristo ni ijambo, kuko ijambo uko yariho na n'ubu niko ari, ntajya ahinduka. N'ijambo ry'Imana ntirihinduka. muri iki gihe dusoma Bibiliya dushobora kubona amakosa y'abantu bakoraga twe tukayirinda. Dushobora kubona ibyiza abantu bakoraga bikatubera urugero, tuzajya tubibona bitandukanye. Nari nabateguriye n'inyandiko, bategura inyandiko, reka nze nyibashirire hano ku rubuga. Abarabona umwanya muzagenda muyisoma, muzagenda murushaho kumenya ibyiza byo gusoma Bibiliya. Muranyemerera dusenge, igihe ndabona bari bampaye gisa nkaho kirangiye. Dushimire Imana babanye natwe, kandi tugume twihatire gusoma Bibiliya, kuko twe ijambo tubabwira ku cyumweru turivuga iminota nka 30 cyangwa 40 cyangwa isaha. Ariko se ibintu tubabwiye mu isaha imwe byabatunga mu gihe cy'iminsi 7? Aba ari gito cyane. Gusoma Bibiliya ni bibe ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni bibe ibyo kurya byacu, ni bibe ibyo umwuka duhumeka, kuko uyisomye ukayishigura no mu bikorwa nicyo Kristo dushakaho, n'Imana dushakaho. Reka munyemerere dusenge, kandi mwakoze kujya kubana nanjye. Imana itugirire ubuntu, kandi Imana idufashe uyu mugambi dutangiye tuzabashe kuwusoza neza. Kadusenge. Dawe turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Tugushimiye uyu mwanya wongeye kuza kuduha. Tugushimiye kuba aba bene data babanye natwe, kugira ngo twumve intego yo gusoma iri jambo ry'Imana, twumve intego yo gusoma ibi byanditswe byahumetswe nawe, bikabihumekera mu bahanuzi no mu banditsi. Natwe rero nibitubere umuyoboro, nibitubere ikirango, kandi dukurikize ibyanditswemo. Udufashe kugendera mu mategeko yawe, kugira ngo igihe uzaza uje gucyura umugeni wawe natwe tuzaba turimo. Gumana natwe rero, uha umugisha ababanye natwe kuri uyu munsi, ndetse n'abari mu mpande zose batandukanye, bagume bahabwe umugisha nawe, kandi ubwami bwawe bazaragwe nabwo. Ibyo tubyambaje ahubwo Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu zina risumba ayandi, mukiza mwiza, mwami w'icyubahiro, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, mucunguzi uhebuje, ijambo rizima. Umva rero ya magambo avuga kuri Yesu, tuyasome mu Kinyarwanda. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Abafilipi 2:9. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Yohana igice cya 1:1. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Yesaya 7:14.
kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Luka igice cya mbere umurongo wa 31. Nuko iminsi 8 ishize arakebwa bamwita Yesu. Rya zina ryari ryaravuzwe na marayika nyina atarasama inda ye. Luka 2:21. Imushyize, uwo ni Yesu, aho Imana yashyize Yesu, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 21. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ibyakozwe 4:12. Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 1. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Immanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibabyarana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku 25. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23. Ndashima Imana rero ko dushoboye gusoma aya magambo meza avuga kuri Yesu tutaratangira gusoma Bibiliya ku nshuro ya 10 mu kwezi kwa 3 kugeza ukwa 5. Turasaba Imana ihoraho izadushoboreshe gushyiraho umwete no gusobanukirwa neza kandi no guhindurwa n'amagambo y'Imana tuzaba dusoma muri aya mezi 3. Dushyizeho umwete dusenga kugira ngo nitubisoma biduhindure, nitumara guhinduka natwe duse nka Yesu kandi tugende duhindura abandi, kugira ngo Yesu nagaruka azasange twiteguye. Impanda nivuga twe kuzasigara, tuzazamurwe tujye kubana na Yesu iteka ryose. Rero ni byiza cyane kuzirikana amagambo ari muri Bibiliya avuga kuri Yesu, kuko Yesu niwe ngingo nkuru ya Bibiliya, isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Yesu umwana w'Imana niwe banga ry'ibyaremwe byose, niwe banga ry'ibiriho n'ibizaza. Imana ishimwe cyane. Ubwo yari iri, ariko niryo wasomaga, nemeranya na Roger Mukiza ndetse n'abo bandi babafasha gusoma no gutunganya porogaramu kugira ngo ibi byose bigende neza nk'uko Imana ibitwifuriza. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi nejejwe cyane no gufata uyu mwanya kugira ngo nganire namwe gato. Uwabanje nibaza ngo yavuze ibihagije, ni
nibaza ngo ahari ni kongeraho gusa gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, ubundi umuntu aba ashoje urugamba, kuko nicyo kintu abasomye urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya 5 duhereye ku murongo wa 10, igice cya 6 duhereye ku murongo wa 10, dusangamo iby'intwaro z'Imana, ariko dufite eshanu umuntu yikingira, ari gukingira, hanyuma tukagira nanone ebyiri zo kurwanisha, zo gukoresha muri atake. Ariko muri atake intwari iremereye cyane ni ijambo. Rero ni ukuvuga ngo umuntu aba afashe ikirwanisho cyonyine gifite ubushobozi. Burya yaba mu gusenga, yaba mu kwizera, yaba mu butumwa bwiza, izindi ntwaro zose zuzurira mu ntwaro ya ataka yitwa ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaha umugisha, kuko aba ari ukwikwiza. Imana ibaha umugisha. Ntuzatekereze ko gufata umwanya ukajya mu ijambo uba watakaje igihe cyawe, uba wiyekwipinze ku kigero cyo hejuru. Nibaza ngo ahari nareba ibintu bike mu byo umwigisha wa mbere ahari ataciyemo, kuko ibyinshi yabivuze, hanyuma nkagira icyo nongeraho tugasenga, kuko ibisigaye abantu bakomeza gukora recherche no gushaka, hanyuma no gusenga. Duhura iyo turi mu ijambo turasoma tukamenya, ariko nanone tukagira revelation. So Imana Yesu atangira umurimo we, hari amagambo yavuze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 1 umurongo wa 15, yaravuze ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. So abareba version y'icyongereza barabizi ko bivuga ngo the kingdom of God is at hand. Bivuga iki? Biravuga ngo icyo Yesu azanye, it's about a kingdom, ni ubwami. Ubwami bwose bugira umuyobozi, ariko kandi bukagira na constitution, bugira itegeko nshinga. Itegeko nshinga, reka tuvuge itegeko nshinga ry'u Rwanda, andi mategeko yose ubundi agendera munsi cyangwa ahabwa umurongo n'itegeko nshinga. Niyo perezida w'ubwe agiye gufata decision yanditse ikintu runaka, niba ari iteka, abanyamategeko barabyumva, akora reference ku itegeko nshinga. Ibyo biravuga ngo rero umunyarwanda, umuturarwanda, ikimugenga ni itegeko nshinga. Igihe cyose agiye hirya y'itegeko nshinga, ubwo aba yamaze kwiyambura ubwenegihugu bw'u Rwanda, kubera ko u Rwanda ruri defined n'umuco n'ibindi byose, ariko ruri governed kugira ngo ugire ibintu bimwe bikuyobora, bikwereka uko umunyarwanda agomba kumera, uko bigomba kugenda. Itegeko nshinga riregulariza buri kintu cyose, niyo mpamvu ryitonderwa ku kigero cyo hejuru. So hano rero twumvise Yesu ari guproclaiminga, aravuga ngo njyewe ndaje, kandi kuza kwanjye biravuga ngo ubwami bwaje. So rero bivuga iki? Biravuga ngo ubwo ubwami buhari,
hari n'itegeko nshinga rigenga ubwo bwami. Aha rero niho duhita tuzira mu ijambo ry'Imana. Bibiliya niyo constitution y'ubwami bw'Imana. Ibyo biravuga ngo uko umuntu agomba kwifata, uko umuntu agomba kugenda, ikimugira umuturajuru, umuturabwami bw'Imana, ikintu cyose kiri muri constitution yitwa ijambo ry'Imana. Ibyo rero biravuga ngo nutekereza kwitwa umwana w'Imana ugashyira ijambo ku ruhande, ubwo biba bivuga ngo wihakanye ubwami bwawe cyangwa wiyambuye identite, kubera ko wahisemo guhakana constitution ikuyobora. Dutekereza ibi bintu, hari n'ikindi kintu tugomba gutekereza. Mu gihugu, iyo umuntu yishe constitution ntabwo bamuhanira ko, nubwo ashobora kubikora atabizi, ntabwo ajya gusobanura ngo njye sinari mbizi. Oya, hari itegeko ryanditswe waryishe. Ubwo waryishe rero, ubwo biravuga ngo wangirije, wishe constitution. Ibyo bivuga ngo biravuga ngo kutamenya constitution y'igihugu cyawe ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kubigira excuse, ahubwo buri munyarwanda wese nko mu gihugu cyacu aba ahamagarirwa kumenya ibintu biri mu itegeko nshinga kugira ngo amenye uburenganzira bwe. Burya Satani inshuro nyinshi adukubita nk'abakristo kubera ko ntabwo tuzi amategeko aturengera, kuko nyine nta mwanya. Iyo abantu baje bagahimbahimba ibintu biraza nyine bigafata imizi, abantu bakabyumva, kubera ko ntabwo bigeze bigira mu itegeko nshinga rigenga ubwami bw'Imana ngo baryisomere. Itegeko nshinga ryacu rero ubundi ritangirira no muri formation. Reka turebe ijambo nakomeje gusoma numva rimbereye ryiza. Numva hari n'iry'umuntu yagira icyerekezo. Abakolosayi igice cya mbere duhereye ku murongo wa 14, nibaza ngo ino definition Pawulo yatanze isobanura ibintu mu buryo buri deep. Abakolosayi 1 duhereye 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Imana ishimwe cyane. Imana ijya kuri mu muntu biravuga ngo nk'uko twumvise yamuremesheje ijambo. So existence yanjye nawe turiho kubera ko Imana yavuze, kandi kuvuga ivugira muri Yesu nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. So ibyo bivuga ngo iki? Ubuzima bwacu tububonera mu ijambo, kubera ko ijambo ari ryo ryaturemye. Ushobora rero kwibaza ngo umukristo ubaho atabeshejweho n'ijambo aba ariho gute? Nawe ubyibaze. Niyo mpamvu biba so easy kugira ngo ibije byose bimuterure, ndetse na Satani amunyeganyeza uko abonye, kubera ko yamaze kujugunya ubuzima cyangwa ikimuhesha ubuzima. So nk'uko ubyuka mu gitondo ukanywa icyayi, umugati cyangwa iki, hanyuma lunch time ukarya, nimugoroba ukarya, barya 3 ku munsi cyangwa ryari, kubera ko ugomba kurya kugira ngo ubeho. Uko
Pawulo yandikiye Timoteyo arangije aramubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko uk'umwuka gufite isezerano ry'uyu munsi n'iry'igihe kizaza. So ibyo bivuga iki? Ni ikigereranyo, ni paralelisme nziza. Kugira ngo umuntu abe yuzuye ni uko aba afite ubuzima bwuzuye n'umubiri wuzuye, kuko byose ubundi Pawulo ahantu henshi iyo avuga ubugingo akoresha ijambo ry'ikigereki ryitwa zoe. Zoe ni igiteranyo cya byombi. So biravuga ngo mu mitekerereze ya Pawulo ntabwo afitemo separasiyo. We iyo ari kuvuga umuntu aba muzima kubera ko yaba umubiri yaba ubugingo byose biri intact, bimeze neza. So ibi rero biravuga ngo uko umuntu agaburira umubiri niko agomba kugaburira n'ubugingo kugira ngo abe yuzuye. Utabyuzuza byombi, ibyo biravuga ngo the lack y'umwuka bizageraho igira ingaruka ku mubiri. Psychologically ubundi umuntu tubona w'umubiri ubundi si we muntu, kubera ko ibintu byinshi mu buzima bwacu biba bihishe somewhere muri unconscious mind, hariya hantu hatagaragara. Ni nabyo hano Pawulo avuga ngo niwe waremye ibintu byose, ibiboneka n'ibitaboneka, kubera ko ubuzima bw'umuntu ntabwo butangirira mu byo tureba, butangirira mu ijambo no mu bitekerezo by'Imana, hanyuma uyu muntu akazabaho mu buryo noneho bushobora kugaragara. So meaning what? Bivuga ngo niba Imana yaravuze ngo bikoresheje ijambo ry'Imana, again kubaho kwawe kugira ngo ube uri umuntu wuzuye, wujuje ibikwiriye byose, again umubiri ugomba kubaho, ariko kandi ubugingo nabwo buri. Rero icyanditswe umwigisha wa mbere Fulgence yavuzeho cyo muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3, hari ibintu bine nyirizina avuga ijambo ry'Imana rikora mu buzima bw'umuntu. Twamaze kumva uyu muntu uvuze ngo njye mbaye umukristo yinjiye mu bwami, agomba kugengwa na constitution. Ni ukuvuga ngo kandi constitution kugira ngo amenye agira ibintu yitwararikamo, nuko agomba kuba yisobanukiwe akayigarukamo each day bishoboka, kugira ngo atazisanga hari ibyo yangirije. Kandi ibi ntabwo bikuraho ngo ntabwo uranwa, kuko the Bible is clear. Hoseya yigeze guhanura ati abantu banjye bararimbutse bazize kutamenya. Ubundi niko bigenda muri constitution. Niba wishe itegeko ntabwo uzireguza ngo naryishe sinarindizi, nk'uko nakomeje kubivuga. Hanyuma kandi nk'uko tubyumvise, ubuzima bwacu buba ubuzima iyo buri mu ijambo, kubera ko bwaremwe n'ijambo. Noneho rero Timoteyo nk'umuntu wari ukiri muto, ukirwana no kwishakashakisha no kugira ibyo asobanura, Pawulo yaramwihanangirije aramubwira ngo kugira ngo ube wuzuye neza, ugomba kuba mu byanditswe. Why? Kubera iki? Kubera ko ibyanditswe ngo niyo mpumeko y'Imana, haleluya. So ibi biravuga ngo ntabwo ushobora kumenya Imana utari mu byanditswe, ntabwo bishoboka. Nubwo abantu baza bakakubwira, so umuntu always ni umuntu. Tumenya Imana kubera ko twabaye mu byanditswe. Abantu benshi rero ntabwo iki kintu bagitindaho. Umuntu ashobora kugira ngo umuntu akizwe
akizwa kubera ko yumvise ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo asobanukirwe Imana bisaba ko aba ari mu byanditswe. So ibi bintu abantu bagomba kubitandukanya. Gutandukanya, umuntu arabwiwe, ahawe amakuru ku Mana, yumvise nyine bimujeho. Iyo amaze kumva amakuru, akumva aramunejeje, afata step. Intambwe afashe yo kuvuga ngo ngiye gukurikira Imana, muri urwo rugendo nibwo afata urugendo rwo gusobanukirwa iby'Imana. Uru ni urugendo ruba hagati y'umuntu n'Imana. Noneho iyi step agenda akora akaba ariyo igenda imuridinga ku bantu bafite doctrine, iyo twita sound doctrine, bafite inyigisho nzima. Rero niba dukeneye kumenya Imana nk'uko twabibonye mu Bakolosayi 1:15, bisaba ko tuba mu ijambo ry'Imana, kubera ko ubutagaragara bw'Imana tububonera kandi tubwumvira mu ijambo ryayo. Hariya niho tubonera ishusho y'Imana mu by'ukuri. Hanyuma rero, ubwo ibyanditswe byera ari impumeko y'Imana, ibyo biravuga ngo no guhishurirwa, duhishurirwa mu ijambo ry'Imana. Bantu b'Imana, zimwe mu ngorane dufite, abantu badasoma ijambo ry'Imana, uje simple ashobora kuza akavuga ibyo avuga, kandi ukumva ari byo, kubera ko yashatse gukoresha any kind of logic, ariko logic yose itavuye muri Bibiliya ntabwo ishobora gusobanura neza ibyo muri Bibiliya. Pawulo rero arangije atanga ibintu bine ijambo ry'Imana rikora. Nakoresheje Bibiliya isanzwe y'Ikinyarwanda, numva hari ahantu itari guhitinga neza. Ntabwo turi bujye mu bintu bya translation today, ariko urebye NIV hari ukuntu ibivuga mu buryo wumva buri deep. Icyambere yaravuze ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu. Muri NIV baravuze ngo it is profitable for doctrine. Ibi biravuga ngo iki? Ubundi turajya afite ikibazo, nagiye numva abantu batari bamenya gutandukanya doctrine hanyuma na discipline. Amatorero yose agira disciplines zitandukanye. Bashobora kwicara bagashyira amategeko abagenga, those are disciplines. Ariko doctrine dufite n'imwe irimo bya bintu 8, umwuka wera n'iki, ubutatu bwa n'iki, Imana n'iki, bya bindi byose uko ari 8. Ibi byose ubundi niyo twita Christian doctrine. So abashatse kubyangiriza no kubisukamwa amazi, bahita babishyira mu yindi myumvire, bakabishakira operasiyo, ati ni za doctrine za babandi. Ariko dogma ntabwo iri muri pluro, ntabwo iri mu bwinshi. So it's one doctrine. So twizera Imana imwe. I'm sorry, hano hari amatorero menshi, ariko hari twese duhuriye ku cyo twita Nicene Creed, kwemera ko ahantu hitwa inike niho habereye inama ya formulatinze doctrine tugenderaho. Abashoboye bazabaze abangirikani, bazareba iri ubundi niyo formulation.
ni ukuvuga ngo bivuga iki? Biravuga ngo ushaka doctrine nzima ntabwo akeneye kujya kuri YouTube, ntabwo akeneye kujya kureba porofete nde wundi, aricara agasoma ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana rifite enough doctrine for you. Ubumenyi bwose ukeneye buri mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ngo niryo ritwemeza ibyaha. Hano mu cyongereza bakoresheje reproof, ni ukuvuga ngo niryo ridushyira mu murongo ukwiriye, buretse abari ko umuntu avuga, ariko na hano tugarutse ku kwemeza ibyaha it's necessary. Ubundi niba hari ikintu kidashoboka no mu rwego rw'amategeko, iyo ibintu byananiranye mu rwego rw'amategeko bashyiraho igice cyitwa icyo kunga baburanye, kubera ko nyine byananiranye. Nta muntu n'umwe ushobora kwemeza undi icyaha, nta n'undi muntu ushobora kwemeza undi gucishwa bugufi, ariko you read the word, ijambo ry'Imana ryarangiza rikakurondora buri kantu kose, rikakwereka buri kantu kose, kubera ko rivuga kuri buri kintu cyose kitameze neza ku buzima bw'umuntu, ryarangiza kandi rikakwereka n'icyerekezo n'uburyo ukwiriye gucamo kugira ngo icyo kintu gikosoke. So niryo ryonyine rishobora kwemeza umuntu icyaha, kubera ko ubundi uko umuntu ateye mu buryo buri defensive. Iyo hari amakosa ufite, uba ushaka kureba buri gihe uyagerekaho. Always niko bigenda. So ijambo ry'Imana rero ntabwo ryo rigarukira ku gupuridinga, ahubwo ritera n'intambwe ngo rikakwemeza, rikakumvisha up to when ufata umwanzuro ukemera ngo iki kintu koko naragikoze. Hanyuma icya gatatu yavuze ngo rigira umumaro wo kumutunganya. Mu cyongereza baravuze ngo correction, correct, rirakwereka, rikakwereka where you are wrong, rikakwereka ko mu by'ukuri hari ikitameze neza, noneho ryarangiza rikanagukorekitinga, rikakubwira ngo this is an error, uko wumvaga ibintu ntabwo ariko bimeze. Hano harimo the fact of changing the mind. So ubundi icyo twita repent ni iki? Metanoia ni uguhagarara, warangiza ugahita uhindukira immediately, ugahindura icyerekezo. This is an act of the mind. Ni ibintu biva mu bitekerezo byawe, kuko ubundi iyo Satani ashaka kwangiriza umuntu, n'ubundi arabanza agatokoza ibitekerezo. Iyo ibitekerezo byamaze gutogorwa, it's easy ibindi byose kubyegura biroroha. Hanyuma rero ijambo naryo rirabanza rigatokoraho, kubera ko umutwe w'umuntu, Solomon we akunda gukoresha the heart. Inama zo mu mitima zirashukana, akoresha the heart, kubera ko the heart is connected to total life y'umuntu yose. So rero nta kindi kintu gishobora gufata ibitekerezo bigatunga. Buriya nahoze mbibwira bamwe mu rubyiruko, umuntu wabaswe na pornography, kugira ngo ikintu cyose kive muri subconscious mind, ni uko ugomba gusimbuzamo ikindi kintu kigomba gusohora cya kindi kirimo. So uko umuntu rero, ijambo ry'Imana ni nka dirita, kubera ko bya bintu byamaze kwinjira muri softwares zose z'ubwoko. Ibyo biravuga ngo kugira ngo ibi bintu bisohokemo, ugenda ubirampurasa n'ijambo ry'Imana,
ugenda usoma ijambo ridiritinga bimwe imitekerereze igatungana kompuritere. Urumva bihereye ku kurisoma, noneho rikakwemeza, ryamara kukwemeza rikaguhindurira imitekerereze, ryamara kuguhindurira imitekerereze, icya kane rero rikagukorera icyo bita instruction, noneho riguha umurongo, rikavuga ngo okay, ubwo wamaze guhindura imitekerereze, noneho reka tugendane, you do as I say. Aha niho hahita hazira igikorwa cy'umwuka wera, gutangira gutegeka umuntu kompuritere, kubera ko niba ugiye gukora ikintu urabanza wibaze ngo ijambo ry'Imana rirambwira iki. Aha rero niho hazamo bwa buzima noneho bwiga ikintu cyose. Ubundi instructor historically yari uyu munsi, ubwo nyine niwe twahuza na teacher, professor n'indi, ubwo nyine rikugeza mu gihe noneho rikwicaza mu ishuri. So now you are learning, uri muriga. So buri step yose ijambo ry'Imana rikubereye instructor, ariko instructor ukujyana mu byiza, in righteous, rirakujyana mu gukiranuka. So kandi kubana n'Imana, ubu bwami turimo ni ubwami bwo gukiranuka. It's about righteousness, ni ubwami bwo gukiranuka. Mu ijuru ngo abatarabera ntibazagerayo. So this is what the word can do. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rituyoborera mu kintu cyose kigendana no gukiranuka. So twabyumvise, you have knowledge profitable for doctrine, riguhereza amakuru ku kumenya Imana, gusobanukirwa Imana, n'ibyo bindi byose. Noneho ryarangiza rikanakumenyesha icyaha icyo ari cyo ukagisobanukirwa kompuritere, kuko iyo uri umuturagihugu ukaba usobanukiwe amategeko effectively, utangira kugendera kuri icyaha. Nicyo kintu gihita cya mbere gikora, bihita biba automatic. Noneho ryarangiza rikagira mu bwongo, noneho bigasigara. Naherukaga i Kampala, noneho ngenda ndimo kunywa amazi, ndayarangiza, ngenda n'icupa hafi ibirometero nka 2, icupa ndifashe kuriya, abandi barimo barajugunya kuriya. Umuntu umwe ambonye atari ku iryo cupa ko wakomeje kurigendana warijugunya. Urimo urabyumva? Nibwo nibuze ntirekashwe iwacu ntabwo tujya tujugunya amacupa aho tubonye. Byamaze kuba karica, byamaze kwinjira mu bwonko, bijyamo. Urabizi ngo iki kintu nugikora wataye icupa, you are against the law. Byamaze kwinjira mu mutwe, ntabwo ushobora guhubuka ngo ukore ikintu. So hanyuma ryarangiza noneho rigatangira kujya instructing, wajya guca rikakubwira no. So ngiki kintu ubundi ijambo ry'Imana rikora ku muntu uhisemo kubana naryo no gutungwa naryo umuntu. Bene data rero, ntabwo turi buvuge byinshi kuko amasaha after all yagiye. Nari kuvuga uburyo umuntu ashobora gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo ibi bintu byose bine abigereho neza, dukoresheje metode ya Ezra. So ijambo ry'Imana turarisoma, iyo turisomye turibonaho amakuru, ariko kugira ngo turibemo turaryiga. Twamara kuryiga tukabona icyo bita understanding. Icyo twita rero understanding gihita kidukururira muri application. Icyo wasobanukiwe uhita ugishyira mu bikorwa. So
impamvu rero tugifite ubukristo bucumbagirana ubu ni uko abantu bafite amakuru ku ijambo ry'Imana, bashobora kuba barasomye ibyanditswe byinshi bagasoma, hanyuma ariko muri byinshi basomye, ibyinshi ntabwo babisobanukiwe. Tuzi inkuru y'inkone y'umunyetiyopiya, yarimo asoma Bibiliya rwose, ayisoma neza, the Old Testament, ariko afite ikibazo cy'uko atasobanukiwe ibyo ari gusoma. So dufite abantu benshi bameze they read, ariko ntabwo bigera bashyiramo imbaraga mu kwiga kuryiga kugira ngo barisobanukirwe. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa, uko agenda asobanukirwa, agenda agira inyota yo gushyira mu bikorwa ibyo yasobanukiwe. Iyo watangiye gushyira mu bikorwa ibyo wasobanukiwe, ubundi ubuzima muri Yesu Kristo bwatangiye kuryoha, iyo bwamaze kuba practical. So ikintu cyose wagira Yesu yabigenje gute, ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iki kintu, ubuzima buba bwamaze kuryoha. So Yesu abaho umugisha rero, dukomeza gusoma ijambo ry'Imana, twese reka Umwuka Wera akomeze asobanure, ariko kandi aduhe n'imbaraga zo gukomeza kwiga. Ntituzasome gusa, ahubwo tujye tugira n'akanya ka reflection. Nuba wasomye ibintu bimwe, usibye ko nanabyifuje ko on this platform twajya tugira agahe abantu bakabaza ibibazo runaka by'ibintu bimwe batasobanukiye mu byo yagize, noneho tugafata akanya ko kubiganiraho for clarity. Ntibibe ko umuntu yasomye gutyo yagiye gusa yirutse, tugasigarana amakuru ariko adafite ubusobanuro. So Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, amaraso yakomeza tubeho, kuko ariyo waducunguje, kuko waturemesheje ijambo ryawe niritubeho, hanyuma amaraso yawe akomeza twoza dutunganye. Mwami, tube bashya muri wowe, ariko kandi Mwami duhabwe n'umugisha wo kugendera mu cyerekezo cy'ijambo ryawe, rituyobora, ridukosora, ariko kandi riduha instructions zose twumva dukeneye kugira ngo tube twujuje kwera kwayo kose. Bana natwe rero, buri muntu wese wafashe uyu mwanya umuhe umugisha, urinde buri wese, kandi Mwami utanga ubwenge bwose bukwiriye. Reka umwuka w'ubunebwe Mwami uzawirukane mu izina rya Yesu, kuko tuzi ko iyo bigeze ahantu Satani araharwanya, ariko waranesheje. Ubwo butsinzi rero nibutugereho twese. Reka amahoro utanga umuntu adashobora gutekereza no kwibwira arinde twese, kandi turusheho gusobanukirwa no gukunda Yesu Kristo umwami wacu, kandi umugisha w'Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera ababe mwese, abarinde, abatunganye. Reka abe ku byo mukora, umugisha Mwami ube ku gihe cyose muzafata musomera ijambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.